Inshuti mwene data mukundwa dusangiye amaraso n'ubwami no gucungurwa biri muri Kristo Yesu, ndakuramukije kandi mwifurije amahoro y'Imana nk'uko bisanzwe iteka nibyuka torero. Imana iduhana umugisha, hanyuma rero muhawe ikaze mu kumva amagambo y'Imana atandukanye ay'Imana itumye ku buzima bwawe no kuri bene data batandukanye. Mwibutsa gukora subscribe ndetse ugakora na share. Wagira igitekerezo cyangwa se inama ukaduhamagara kuri telefone cyangwa se ukaza tukabana mu bihe byo gusenga buri munsi saa 8 na saa 10 za mu gitondo. Yesu aduhana umugisha. Karibu, Imana itwiteho mu izina rya Yesu. Kutuganiriza ibyo ushaka kutugezaho, ibyo ushaka kutwungura, ibyo ushaka ku buzima bwacu, ibyo ngibyo bimunyuzemo. Urakoze urakarama, tuzi ko ijambo ryawe ryera, ahubwo twemerere umushyigikire kandi urangurure muri we. Natwe imitima iri imbere yawe udushoboze kumva no kumvira. Izina ryawe tusabyemo twizeye. Amen. Amen, amen. Karibu, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Dushimiye Imana iduhaye umwanya wo kuvuga imbaraga zayo nyinshi zidusumba. Imana ishimwe. Dushimiye Imana tubashishije kugera ahera hayo, iyo foto ikayifata kandi ikaba izibukwa mu mafoto. Uwiteka yadufashe ubwo tuzagera imbere y'Imana, imirimo y'abera nimurikwa n'aka kanya kazaba karimo ihabwa icyubahiro. Amen. Dushimiye ikaze muduhaye kuri iyi Soko y'ububyutse. kuri iyi soko y'ububyutse. Haleluya, haleluya. Amen. Ayiwe, wacu yaravuze ngo ye mwafite inyota nimuze ku mazi. Ngo kandi n'udafite ifeza nawe naze, n'udafite inoti nawe naze, n'udafite ibiceri nawe naze, n'udafite amataye manini nawe naze, n'utari ikiyobe cyane nawe asuzuguritse wenda se nta sura ari sura mbaya nawe naze, ariko ufite inyota ze. Haleluya. N'udafite amashuri akaze nawe naze, n'udafite icyubahiro cyinshi nawe naze, n'utari kwemerwa nawe naze. Ngo nimuze murye ku buntu mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ngo ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Mfashirijwe ku isoko y'ubugingo. Amina, amina. Udafite ifeza nawe naze, kubera yuko Imana ifite ukuntu ibigenza, igafukura amasoko, ifite ukuntu ibigenza. Imigezi yari yarakamye ikongera igakorogosha, iza ahantu ikanda, iza aho utubuto turi, iza uko ibigenza igapyonda, iza uko ibigenza igakanda, amazi akongera akaboneka abera bagahembuka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana iduhaye akanya, dushimiye abera bari ku isoko y'ubugingo, kubera yuko uyu mwanya hari impamvu turi ku isoko. Kandi si isoko y'iby'isi, si isoko y'ibidafite umumaro, si isoko yo mu isoko aho bahahira imyamba, si isoko y'imiceri n'amafi, ahubwo ni isoko y'ubugingo. Izina ry'Uwiteka rihabwa Imana ishimwe. Mana Alphonsine Nyirakamana. Yesu yangiriye icyizere, abona ko nkwiriye kuba umukozi we, nuko amaporomosiyo. Haleluya. Amen. Abahamagawe kimwe nanjye muhumeke ngo amen. Amen, amen. Ubuntu ntabwo biva ku cyo umuntu ari cyo, ni imbabazi. Niyo mpamvu yavuze ngo nuko nkunyuzeho nsanze wigaragura mu ivata. Mbona uro kugirirwa imbabazi uri nyagufa. Mbona nta kindi cyari kukurengera, ariko urukundo mfite, amaraso nameneye igorogota, bintegeka kugukunda. Ndangije ndagukurura, ndakwiyegereza, ndavuga ngo nubeho. Aravuga ngo va muri iryo vata ryawe. Naho twavuye yatubereye igikurikirana mwiza, agenda duhamagara ahatandukanye. Imana ishimwe. None twisanze mu bwiza bwe. Imana ishimwe kandi ihimbaza cyane. Mu rukundo rwawe mu izina rya Yesu wambereye uburuhukiro. Imana ishimwe. Ararimba ngo ubuntu bwawe bumpagije,
ndi kumwe nawe. Aleluya. Imana ishimwe. Nifurije kuba kumwe na Yesu. Yararimbye ngo ndi kumwe nawe Yesu ndaruhutse. Imana ishimwe. Hari igihe uri kumwe n'abandi ukumva bari kukongera stress. Hari igihe uri kumwe n'abasakuza udakunda urusaku ukumva birakujagaraza. Hari igihe uri kumwe n'ubukene ukumva atari bwo wishimiye ukumva urababaye. Ariko uri kumwe na Yesu uraruhuka. Uri kumwe na Yesu wumva amahoro. Uri kumwe na Yesu wumva amavuta. Uri kumwe na Yesu wumva imigezi. Yavuze ngo kubanyizera imigezi y'amazi y'uruzi rw'ubugingo ngo izajya itemba iva mu nda zawe. Uramenyesha ko umuntu wiringiye Yesu ahinduka ikigega kiriho andi mashami, kiriho izindi mpombo, kiriho andi matiyo kugira ngo abandi bakire ku bwawe. Nifurije kubana na Yesu mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Sangira ijambo ry'Imana ryanditse muri Mariko. Imana iduhaye kugira ngo turiganireho muri aka kanya. Riri mu bice 4 Mariko 4. Ihere ku murongo wa 39. Abera bamaze imbere y'Imana iminsi basenga, abaje none kubera impamvu y'Imana, namenye amakuru y'uko Uwiteka atajya ashobora kurarikira abantu be ubusa. Aleluya. Amen. Ahubwo aguhamagaye yaba gukuye mu bitotsi, yaba gukuye ku kazi, waba hari ukuntu wari uri mu bindi akagutekereza akakuzana. Abagufitiye ikintu cyitwa impano, abagufitiye impano, abagufitiye umuzingo. Ariko haleluya, abafite kado yateguwe, nimugera imbere ya Yesu mujye mwumva muguwe neza, mujye mwumva mukomeye, mujye mwumva muryohewe, mujye mwumva muje mudahuruye nk'abarimo kwirukanka bagiye kureba abantu ku muhanda, mujye mwumva muje mutihuruje nk'abaje kureba ari indorerezi, ahubwo Yesu wagutekerejeho. Tuvuga ngo amen. Akakuremera uyu mwanya, nishaka iminota 5, nishaka 10, nishaka amasaha menshi, ariko Yesu wagutekerejeho akabona ko ukwiriye kuba kuri yitere, akabona ko ukwiriye kumva ibi. Haleluya. Akabona ko ukwiriye kwicara aha, akabona ko ukwiriye gukurikirana ubu butumwa. Afite ikintu gikomeye yagupfunyikiye. Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ku murongo wa 39 ngo akangutse, ariko Mana akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati cece kutuze. Aleluya. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Amen. Arabaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Ndagira ngo mbabwire ngo turi imbere y'Imana ituzi, isobanukiwe buri umwe wese muri twebwe, ni nayo ivugana natwe kuko imenya ibidukwiriye. Iki gitabo ni kigari cyane kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Aya magambo yose n'ubuhanuzi bwavugutiwe, bwandikirwa abera batandukanye kugira ngo buzakoreshwe mu bihe binyuranye, ariko bifasha abantu. Icyo Imana ivuganye natwe nonaha nuko uwera waje imbere, Uwiteka umaze iminsi utitiriza, Imana umaze iminsi winginga, Imana umaze iminsi uhendahenda Ariyeli bene data turi kumwe, Imana umaze iminsi ushakisha ukabakaba winginga kugira ngo ikugereho, ikuzaniye itangazo rikubwira ngo irakangutse. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire ngo Yesu arakangutse. Abantu muri kunyumva Yesu arakangutse. Yesu arakangutse kandi akangutse hageze. Yesu arakangutse kandi akangutse akenewe. Yesu arakangutse kandi akangutse byari bikomeye. Yesu arakangutse. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Arakangutse ku buzima bwa Mishayeli bari hano, arakangutse ku buzima bwa Ariyeli bw'umudamu we, arakangutse ku babyeyi turi kumwe hano. Iri jambo niryo Yesu yambwiye. Yesu arakangutse nubwo umuriro wari mwinshi, Yesu arakangutse nubwo inyanja yari imeze nabi, Yesu arakangutse kandi afite ikintu kimuza. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Ngo nuko akangutse acyaha umuyaga, nuko akangutse arawucecekesha, nuko akangutse arawutegeka. Ndagira ngo mbabwire ngo hari igihe Yesu amera nk'usinziriye ukamushakira iburyo ukamubura, niko
wacu yavuze aravuga yo ngo njye iburyo simusangayo ngo nagaruke ibumoso bikanga ariko arangije aleluya aravuga ngo nyamara nubwo ntarimo mukabakaba ngo mubone nubwo nkora niba ture simufatishe nubwo ndahari ijoro simufatishe kandi nariraye nubwo nsenga nirije ubusa ariko simufatishe kandi nasenze abari kunyumva Imana ishimwe ko ikangutse Bwana sifiwe nubwo nirishishije inzara ariko simubone simufatishe Yesu akaba yari afite ukuntu agicecetse Yesu akaba yari afite ukuntu akicecekeye ariko reka mbabwire ngo Yesu yari asinziriye ariko ahari yari acecetse ariko ahari ntabwo ari kure yawe iyaba adahari Ariyeli uba waratembanywe iyaba ari kure babyeyi biba byaraturangiranye ariko Yesu afite disipurine agenderaho Yesu afite gahunda Yesu agira igihe Yesu agira isaha duhumeka ngo amena amina oh haleluya haleluya Yesu afite gahunda Yesu ntabwo aza kukwavugije induru Yesu ntabwo aza kukoraguje Yesu ntabwo akangurwa n'urusaku rwawe Yesu ntabwo aza kubera ko uwiri ubwira abantu ngo byanze byanshanze byakomeye ahubwo Yesu afite orere Yesu afite gahunda Yesu afite karindari iyi saha igeze tuvuga ngo amena agakanguka yarasinziriye ariko ari kumwe nabo burya niyo asinziriye bari gukora burya niyo ubona utamubona bahari burya niyo ubona utamwumva bahari nimuvuge ngo amena Dawidi yavuze ngo iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu aba yibereye mu ruhande barokore haleluya iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu babyeyi iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu abakobwa iyo Uwiteka atari mu ruhande rw'abasore iyo batari bari mu ruhande rw'abagabo aravuga ngo ubwo abisha baduhagurukiraga ngo baba baratumiza mu nguri turi bazima ngo baba baratumize kera ntituba tukibukwa ariko arangije aravuga ngo Uwiteka ashimwe oh haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Uwiteka ashimwe ngo utaradutanze reka nkubwire ngo nubwo akabakabaga ntumubona ariko ari mu ruhande aho hafi Shania Marigore bone tarabinifa uyu Yesu wari uri gushakisha ukamubura araho hafi aravuga ngo baba baratumiza bunguri tukiri bazima Dawidi aravuga isuri baratembye ku buzima bwacu ibaratembye no ku bugingo bwacu aravuga ngo twari kuba nk'imihigo cyangwa se imihigo y'amenyo y'abisha bacu ariko avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nyamara Uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwacu ngo nashimwe kuko ikigoyi gicitse ngo natwe tukavamo avuga ijambo rikomeye aravuga ngo gutabarwa kwawe gutabarwa kwa Natasha gutabarwa kwa ababyeyi gutabarwa kwa Louise ndeba hano ku rubuga gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi nubwo wabona adakoma nubwo wakumva atavuga nubwo yavuga bigatinda ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera hagarara aho ngaho cungiraho muri iyo nguni ntuhave gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka uwaremye ijuru n'isi niwe wikoreye ubutabazi bwawe uwaremye ijuru n'isi niwe wikoreye aleluya ibisubizo uwaremye ijuru n'isi niwe wikoreye impoza amarira yawe umva uwaremye ijuru n'isi niwe wikoreye iby'urugo rwawe uwaremye ijuru n'isi niwe wikoreye amarira yawe gumaho ucungiraho aravuga ngo gutabarwa kwacu Imana ishimwe tuvuge ngo amen tuvuge cyane ngo amen gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka Bwana sifiwe haleluya amina uyu nguyu ufite gutabarwa kwawe ni ukangutse Bwana sifiwe Dawidi yavuze ngo yatewe mu ruhande rwacu bw'abisha baduhagurukiraga baba baratumiza bunguri reka mbabwire hari igihe ugira ngo ntahari ariko arahari nicyo nje kukubwira ari bugufi kandi mu ruhande arimo gukontororeramo nabwo ari mu kazi si ngombwa ko avuze induru cyangwa asakuza cyangwa ngo asinyare cyane ngo akore amasinye menshi oya niba ari we mwavuganye kandi akaba ari we mukiri kumwe aho ngaho ari hafi aha ngaha nubwo atuje ariko atuje akontorora ntabwo uri bupfe kandi ahari ntabwo uri busare kandi ahari ntabwo uri busabe kandi ahari ntabwo uri bwiyahure kandi ahari ntabwo uri bukorwa n'isoni abantu babyumvise muhumeka cyane ngo amena ntabwo isi iri bukubone kandi ahari ntabwo abadayimoni bari bukubone kandi ahari nubwo ameze nk'ucecetse numange ni simara ya beroza diteterema nubwo ameze nk'usinziriye ariko ari muri disipurine yo gukontorora ari muri gahunda ya kontorore arimo aragenzura intambwe zawe arimo arareba aho byakomereye arimo arareba amakuru y'uko bimeze arareba igitondo cyawe nijoro amanywa arimo arayakurikirana
reka mbabwire ngo nubwo ameze nk'usinziriye ariko ari bugufi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yigeze ambwira ngiye kubyara imbyaro ya mbere, arambwira ati genda ujye kwa muganga nzajyana nawe. Arambwira tuzamaraho igihe kirekire. Arambwira ati impamvu yo gutinda yo kwawe nuko uzarebana n'urupfu amaso ku maso, ati ariko nzarwambura imbaraga zigutwara nubwo muzarebana. Ndagenda nkubita uruhinja aho ngaho barambaga, umukobwa araboneka. Ndangije nkubita amezi 3 mu bitaro Ariel murabizi, mva ku biro 79 ngira 42. Umusatsi barawogosha ntagira kugenda nkambakambira ku bintu, meze nk'umwana w'uruhinja uri kwiga kugenda. Kumbi nyababyeyi yari yaraboze, bakajya bagakataho. Barangije barambwira ngo agafuka gasigayemo ni gato, ngo madaha agafuka gasigaye ni gato. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe. Haraho nageze ndakomanga nkagira ngo ntiyumva, haraho nageze ngahamagara nkagira ngo ntahari, haraho nageze nkajya mpamagara Imana ndeza amaboko, haraho nageze nkajya nkora amasinye kuko kuvuga byari bikomeye nari ndembye. Nkajya mvuga ni wowe twavuganye ukambwira ko nzatindayo, wowe twavuganye ukambwira ko nzarebana n'urupfu amaso ku maso. Ndarubonye najyaga mbyuka nkazenguruka nijoro bakamfata mu maboko, ibipfuko byanjye byuzuye, imyanda yo mu bipfuko ikajya ivamo ikameneka hasi. Hanyuma bakajya bafata ibitenge nka 2 bakabiteranya bakabikora nk'igipfuko bakabirambika ku nda, bagafata igitenge cya 3 bakakizirikira inyuma kugira ngo bitanyuzuraho, natambuka isazi zikankurikira. Ariko yavuganye nanjye ko nzarebana n'urupfu amaso ku maso, ikarwambura imbaraga zo kuntwara iba mu ruhande hafi aho. Imara nk'iyasinziriye ariko irakomeza irakontorora, imara nk'ituje ariko iri mu kazi. Ndashimira Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Abantu twasenganye bamwe bansangayo barambwira bati Imana yawe yaraducumuje yaratugushije twararambaraye. Iyo wakoreye kuvura umwana muto w'umukobwa ikagukorera ubukwe bw'igitangaza, amasezerano agasohora tubireba, inaniwe kuguhagararaho ngo ubyare, ikujyane mu rugo ry'isombe nk'abandi ukora umurimo wayo kutigeze uyisondeka, ikwishura urupfu. Mudamu mwarambwira ati njye nasenze 2 ngusengera, ati nyibaza niba uri bukire cyangwa uri bupfe, ati nta niyereko nagize kandi ubundi sanzwe imishurira, ati bigaragara ko ibintu byawe bidasobanutse. Arambwira ati ariko nukiri ugataha uzaze unyatuze kuko njye Uwiteka ibyo yagukoreye byarangushije. Bivuze ngo abantu barandeberaga mu ishusho yo gupfa. Ariye murabizi nari Kanombe, barandebaga bakabona ntari bubeho, barandebaga bakabona ubuzima burarangiye, ko bati Imana yakoreye kubera ikimuhemukiye bigeza. Ariko mwijwe rituje ntagishobora kuvuga, yari nsigaranye ijambo rimwe mvuga ngo byonyine. Umuntu uri muri sare ndimo yanyumva, unyumvise mbere akarebaho ko kajwi karimo kuvugira, hanyuma nkarembuza kuko akaboko ko karakoraga bikemera. Narangiza banyegera nkabasaba icyo nshaka ariko nca amarenga, hari nubwo nandikaga ko kuvuga byayangaga, nari nararembye. Ariko Uwiteka aransanga ndi muri icyo gitanda meze nyo, bamaze kundyamisha ku gitanda bakuyeho umuntu wishwe na kanseri wari umaze gupfa ari iruhande rwanjye. Angije baranyimura banshyira kuri icyo gitanda, ndavuga nubwo banshyize ku gitanda kivuyeho umupfu umenya nanjye ndimo ndembera. Umvijwe irambwiye ngo mwana wanjye, haleluya, ngo ibitambo birarutana, ngo hari ibitambo nemeye gutanga muri ibi bitaro ku buzima bwawe ariko ukabaho. Angije irambwira ngo abaganga bawe ibyawe byabananiye, ngo ariko njye Uwiteka ndimo ndabisobanukirwa kuko mbizi. Irongera irambwira ngo uzava aha ngaha uri muzima, ako mwahereje Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Irambwira ngo umwana wawe azaba ari muzima. Irambwira ngo Matirisi nyababyeyi ntawe uzayiguteruramo, uzabyara n'abandi. Uyu munsi babaye 4 kandi nari mbyaye uwa mbere. Abaganga babifitiye ububasha babonaga ko igomba kuvamo kubera ko aribyo byari gutanga umutekano ngo n'izindi nyama zitangirika, ariko mu ijuru arambwira ngo ntawe uzayiteruramo. Imana ishimwe. Kuvugisha umutware wanjye sinabishoboraga, nsabaga karamu nandika agapapuro namubwira ntihumura. Haleluya. Amen. Nubwo mubona ko bikomeye ariko irambwira ngo ntago ndi bugwe hano, imbwiye ko izandindana n'umwana tukahava kandi ntago bari bunteruremo Matirisi. Turashimira Imana yatuzanye, haleluya, idufiteho umugamba bera batajya Imana amatwi mukomere muyizere. Nubwo wabonaga Yesu asinziriye ariko aravuze ngo arakangutse, kandi akangutse kubera wowe, akangutse kubera wowe mubyeyi, wowe mugabo, wowe mukobwa, wowe musore, wowe uraha, ni wowe uteye Yesu gukangura. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Kandi akangutse kubera
umuraba wari ukuzengurutse akangutse kubera inyanja yari yajemo imivurungano. Ubundi inyanja mu mwuka bisobanura ibigeragezo byinshi, ibyo byari byivumbagatanyije, ibyo byari byaguhuriyeho. Anaribara foriza yata Imana ishimwe. Ibyo biteye Yesu gukanguka. Bwana sifiwe. Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Nubwo ubona inyanja yihindurije, nubwo ubona umuraba wabaye mwinshi, afite gahunda yo gukanguka muri iri teraniro agakora akazi. Amen. Imana ishimwe. Yaba atari wowe wari mu ruhande rwawe, impyisi zari zikwasamiye ziba zarakumize, abadayimoni baba baragutwaye ukaburirwa irengero. Hano harimo abantu Imana yagiye irinda gushimutwa, hano harimo abantu Imana yagiye irinda kwamburwa ngo abana, kandi amani wirihiza amandikone turare foria, bigaragara ko byashitse, bigaragara ko babakuweho. Ariko iyo Uwiteka atari mu ruhande rwawe bari kujyana ugasigara uhetse amaboko. Iyo umuntu Imana yarinze kwamburwa abana nazamura amaboko ashimira Imana cyangwa atere haleluya niba nyumva. Haleluya. Ariko kuko yabaye mu ruhande rwacu, yakoze ibyo ngibyo nije gukora n'ibindi. N'uyu muraba warebaga, n'iyi nyanja yihindurije igarutse kongera kuyicecekesha. Sinaryo Uwiteka ari hafi y'icyubahiro. Yaba Uwiteka atari ari mu ruhande rwacu, njya kubyara hirwa urabizi Ariyeli. Haleluya. Tuba tuvuga ibintu Imana yakoze ariko bifite ibihamya. Ndigeze ku mezi 4 n'igice Kacyiru kwa muganga barambwiye ugomba kuryama andi mezi yose asigaye. Yewe data ndabyibuka kabisa. Data we fashwa. Kore yarafungutse babye mu byumba. Muri hano mu byumba. Kore yarafungutse. Najyaga ngenda kuri systeme no gutambika ikirenge ko musabuka kigira ngo niyo bagera ku bantu benshi nkamera nk'uri gukubura ukweto kugira ngo bagire ngo rwacitse ni gushaka korodoniye hafi. Kandi kubera impamvu yamaze agomba gufasha umwana mu nda ari gusohoka, aho ari kunyura murabyumva n'ibibazo mujya mureka tuvuge Imana aho yadukuye ni habi kandi ifite imbaraga. Imana ishimwe. Amen. Rero nakunyuraho ukagira ngo ni urukweto rwacitse agashumi, kumbe ndimo ndajijisha, mfite ububabare butagira ingano, ndimo ndagenda mu buryo, ndimo ngenda mfite udusume turi mu isakoshi turi kumfasha akazi. Urumva hari ahantu haba harabigendeyemo. Ayiwa data we muganga w'umusiramu kaza arambwira ati mama dosiye yawe irakomeye. Dosiye yawe irakomeye, biragaragara yuko ugomba kuryama kugeza igihe uzabyara. Kurana n'igice ubwo haraburana n'igice k'umubyeyi yibaruka ku 9. Bitekerejeho mu mutwe urazungurutse, ndeba ubuzima, ndeba imibereho, ndeba gahunda, ndavuga nisa n'indyama none biragenda bite ko n'ubundi ndi ku munsi mubi nageragezaga gusindagira, ninjya mu gitanda biragenda bite. Nanurira amaso muganga ati se kukanura nk'utabyumvise. Namubwira nimuga ntibirakomeye, ati ibyo nkubwira narabyiza siniganye nawe, ninsobanurira neza. Ati nta mwanya mfite wo kuguha amasomo yose nize natangiye n'amafaranga, mva imbere genda ukora icyo tukubwiye bagushyira mu gitanda, nudashaka kuryama mu rugo turagushyira kwa muganga kugeza igihe cyo kubyarira kiragera. Ubwo ndi Kacyiru kuri polisi, nagaze imbere ya muganga nibuka ko nigeze mpamagara Imana, ndi muri Samatara umuryango wanyirukanye ngo nanze gushyingirwa uwo bashaka. Barangije baranyangaza, Imana irambwira tuzazerera uzenguruka umusozi umeze nk'inyoni, uzajya uva ahantu ujya ahandi utagira umurengezi. Irambwira iti kandi uzakubitwa inkoni nyinshi wirukanwe mu muryango inzara ikwice. Irangije irambwira tuzantegereze ku buzima bugoye uzaba urimo kuba umusozi. Igihe nikigera nzaza ngutabare, nza n'umukwe ngutuze mu mujyi wa Kigali ngukure mu giturage mu cyaro. Hanyuma maze kuzenguruka imisozi nyirangije ndi muri ubwo butayu baranyirukanye barambwira turiya kuvara mwanze twarakujyanye ukaducika ukiruka. Ntabwo uri bugume muri uyu muryango, iyo Mana yawe ijyana nayo ku gasozi. Nigutabara uzagaruka uduhamirize twihane bose barabarokore. Ati kwatura no kwihana no gutabara ko Imana tuzi ibyo ko tutarabona ibimenyetso. Sohoka ngira Uwiteka nitujyane telefone yo mu isi ndayifunze ngiye kwitaba yo mu ijuru. Ariko nagira mbabwire ko Yesu akangutse ku bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Urumva ruzarara rw'igihe kirekire. Ngizo za Samatara, ngizo za Samataka, ngizo za wowe urahazi. Hari ahantu twajyaga duhurira bamwe badafite n'amakuru mukagira ngo turi gusenga byo gufashwa kandi umuntu yasezerewe atakiba no mu bantu. Imana iraza nibuka ko nigeze nyihamagara ndayibwira ngo wiriwe Mana, wiriwe Yesu, wiriwe Mwuka Wera. Mara amezi 6 nsenga isengesho ryo gusuhuza Imana nta detaye. Haleluya.
amen amen nihorera mu gitondo nijoro nkongera saa sita nkongera nasenga gatatu ku munsi nari muri sisiteme ya Daniel akingura amadirishya areba Yerusalemu n'abandi ni mu gitondo mwaramutse saa sita mwiriwe nimugoroba mwiriwe unyihorera ariko ufite amatwi Imana nubwo wanisinziriye ariko irahari baba tuvuga ngo amen amen ndangije mbwira Imana ni rero kuzajya unyihorera nanjye nzajya nceceka nta yandi magambo mfite ayo mu butayu narayarangije amasengesho yo mu biti narayarangije inahanutse no mu giti mvuni ku rutugu wanciraho igisima ndi kugushaka nasangiye mu ruzi rwa Mugesera ndarohama barandohora baranyukanyuka amazi amvamo mbasha kuba muzima ndazanzamuka nari ngiye gupfa niwe nari nkurikiye rero nta detaye mfite ndashaka kugira ngo njye ngusuhuza mu gitondo saa sita na nimugoroba ubu n'ubu turimo turaterera Yesu saluti haleluya ubu n'ubu turimo turamuha yambo kibamba we haleluya yavuze ijambo rikomeye banga bancakana umwete niba bazambana kandi nkunda bankunda Imana ishimwe yukunze umuntu muhanaga kado yukunze umuntu unamwitaho naka SMS uragasunika Yesu dutinze imbere arahari haleluya haleluya amen 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 nangije nibuka ndi mu buvumo ndi gusenga amasengesho yo gusuhuza ariko sinumva bambwira ngo waramutse nawe baranyihoreye ngira Imana nufite amatwi abiri mwuka wera afite abiri Yesu afite abiri ubwo natandatu abagabo batatu mu ntebe y'icyubahiro muricaye muranyihoreye mfite abiri yonyine uwasohoka akanyura hano hanze afite ikibazo avugije induru sinamutaba nkafata wenda ibuye cyangwa igiti nkamufasha ku byaba bimugoye none munyihoreye muri batatu ku matwi atandatu nge natabara umuntu mfite abiri ni sawa ndongera mbasuhuza nijoro mukomeze mwicare mu ntebe y'icyubahiro ariko ngewe nagira ngo mbabwire ko ndi nyirakamana ko hari runaka najyaga mbavuga bose nkavuga metero mpimwa nuko nsa nuko ngana nayo nize ndongera mbasuhuze nijoro abemera ko Yesu ari kumwe natwe haleluya amina igihe kimwe nangije umutima urambwira uti rero amasengesho yose urayahetuye nturasenga isengesho ryo kuvuza induru nyiha umuntu mvuze induru mu buvumo ndahamagara ibyo kuvuza induru bivaho haza ijambo rivuga ngo murapfuye haza ijambo rivuga ngo fata Yesu ntaducike fata Yesu ntaducike fata ariko haleluya amina Yesu ntaducike yadukwepeye mu mucyayi cyadukwepera mu ntoti Yesu adukwepera mu mavumo adukwepera mu biti Yesu adukwepera mu mazi adukwepera ku misozi miremire adukwepera ku mukeka turaha mu nsengero araducika kandi ahari abazi ko hari ni mumufate haleluya amina abantu baramutacitse abantu bari mu muhogo mumufate abantu bari mu rupfu mumufate abo muri barafu ntabacike abo muri kuri saro ntabacike inabonye indushyi nyinshi zaje harimo abagore banini mumufate abagabo nabonye mumumfatire fata Yesu fata Imana ishimwe haleluya amina numva umuriri uramanutse numva urutare twarimo ruratigise numva Imana itangiye haleluya muri byavuze ngo uwacu Yesu ahumura neza ahageze yahumuye turamwumva iyo yurutse tumenya ko ari wowe Imana ishimwe Imana ishimwe abantu bahumura uruntu ariko aho abana b'Imana bari na Yesu ari hahumura umwami Yesu komera umwami yaravuze ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwawe Imana ishimwe ayo data Yesu we ari mu ruhande rwawe wawe yaba niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu Imana data we ndazumva ko azinjiye Yesu akiyinjira adakomanze burya afite ububasha butegeka ibitare byose Imana ishimwe ndamwumva ndatuzanire kamanze nceceke numve ko ari we nari maze iminsi 3 mfashe umugore w'umuhanuzi umunwa wo mu ruhengeri ampanuriye mufata umuntu abana sinyikeneye kumva abahanuzi Imana abana Uwiteka atari mu ruhande rwacu byaraducanze mbere tuvuye ko yahabaye haleluya amen ndavuga nti rero sinyikeneye kumva abahanuzi kubera ko ibintu byabo birancaririye na Yesu wabo reka mbentuje nabona bishoboka azaza tuvugana ariko ntiyagombaga kuza agira discipline yuko aza ntazanwa n'induru yawe ngaho komera nameno wikataza my baby Imana ishimwe Imana ihimbaza umugore amufashe umunwa arikaragara buhanura kuko yari yatumwe ntabwo yari yitumye yaba ari wowe wizanye ntabwo yari kubuhanura ariko yabuhamiye mfata umunwa dukurwana narekura kavuga ati avu zengo nanjye nkawufata ayo data we abamira kivuga muhumeka ngo haleluya amina masha dala bona
Oh data wera we. hanyuma arangije aravuga ati aka gashano ni akahe gatinyukaga kagafata ngo umwami wanje umunwa kakamusuzugura ari kuvuga yari mu majaruguru ati ntabwo kubita ubushinga rwanda imana yanjye ishaka wantuza we aka gakobwa gafataga imana umunwa ni akahe nsanga rero amavuta yo hejuru ndamureba ati ko mbona kadafite n'ubwo wasikatinyuwe n'iki inti Yesu yaranyishe niyo mpamvu ubona ntavuga nkanga abatuma nanjye nitwa Brandine yaranyishe nagukubita urushuka rumwe harwanyaga imana yanjye ishaka uratinye kugafataga umwami Yesu umunwa kandi ari umunyacubahiro arambwira ati maze imyaka 22 ntabyara narashaka nkorera imana ntarigeze nyihemuke umwaka 22 mbwiye ko ikoze igitangaza turi n'abanyamasengesho mu majyaruguru bose tuzenguruka amashyamba n'ibihuru n'ibiki wakana abantu ntuzongera gutinyuka imana ngo uyimenye ambwira tumva dushoje amasengesho tubwiye ko ikoze igitangaza mba nasamye ati tubyina haleluya nawe n'igisirimba turakirangiza maze kugira inda y'amezi make irahira impindutse urutare tuvuye gushima amasengesho yo gushima aho twasengeye hose twarazengurutse dushima ibirahirimye ati ubu mfite urutare mu nda Yesu wanjye uratinyuka ukamufataga umunwa nta soni urumva si ari wawe muziranye wenyine kurusha abandi narugukubita ukarumira Nkira ubwanjye ku gihe nsanga hari abantu bafite amavuta yo hejuru nsanga kandi hari abantu nanone Uwiteka yababaje kurenza abandi buri wese burya avuga iby'undi ataraza ugira ngo ni wowe agahinda kawe nangije muri iyo minsi nkibyibazaho nibwo ninje muri ubwo buvumo rero umwuka wera yaramanutse umugabo wari uryamye muri ubwo buvumo asinzira arakanguka aza nsatira nise ko nafashe umugore umunwa ndamufata umunwa ari umugabo ni kugira ngo mbabwire ngo Yesu nubwo uri gukabakaba ukabona ntumubona ariko ari hafi kandi arakangutse Bwana sifiwe yuzuye umwuka wera aza nsanga ijipo nari nambaye yari ifite umufuka wari urimo urupapuro rw'amandiko nari muri amezi 3 umugore wabanjirije uwo munsi nari nahatswe kuruca ndukuramo ndavuga ntibabeshya ngo uravuga iyi Mana niba rero yanditse urupapuro ntirusobanure iz'abandi ko zasomwe turi kuri Mugesera narohamye ngiye bakarunyandikira niba rusoma tataka bashize ndugendana mu ijipo ko ndusengera buri munsi ko nta n'umuhanuzi urana rwere ku bundi binini ni igipindi cy'abarokora ngiye no kubera mwabo ivaye nguca wa rupapuro nanjye sindiwe ijwi rirambaza mpagaze hanze mu ishyamba ngo urwo rupapuro mu mufuka ruraremereye urwo rupapuro ni rwo rugukubita inkoni ukubitwa ibigeragezo urimo uri kubitarwa n'urupapuro ndavuga ni subira muri uyu mufuka ni muri songizo cyane subira hamwe n'ubundi ni burasa ariko noneho ningera mu rupfu n'ahantu twajyaga dusenya niraza kumbwira niyo mpfa cyangwa nyina n'ubundi nakurenganyaga nisubiramo subiramo ndababwira ngo Imana tuzi kandi iradusobanutse Imana ishimwe maze gusubira ngeze muri rwa rupfu rwa rupapuro narwo ruri muri ya jipo wa mugabo ngo yuzure umwuka wera nsanga aranya ngasubira inyuma numvaga nashaka kwagira umuhanuzi umandura n'abandi ubwo na hano burahagije inyisha nabi nanayikorera iranagangaje babe baretse ariko ndashimira Imana ko niyo umuntu agezaho yumva no gusenga byanze yumva n'amasengesho yakamye yumva nta n'uwamubwira ngo iravuze Imana ibiraho bugufi Yesu abasinziriye abari muri gahunda yo kweguka gakanguka kandi abari bukanguka gacyaha umuraba abari buvugane n'inyanja yawe yasabye kuvugana nayo Imana ishimwe urimo Yesu yasaje kuvugana nawo wowe ntacyo ufite cyo kuvuga wabona guruhamye wabona gupfuye wabona gugiye wabona birangiye wabona amasengesho yaracitse amazi wabona urugamba rwawe ariko Imana ishimwe ko Imana ihimbaza ngo nuko akangutse ati urisha oh haleluya abwira inyanja ngo tuze uceceke inyanja iratuza data wera we ntabwo Imana ije gutunganya iyo nyanja yawe haleluya amen ije kuyitunganyiriza dukomere Imana abasha abantu bari hafi oh Yesu data wera ko ngufashe we haleluya amen umugabo yuzuye umwuka wera
ajyana ibiganza muri wa mufuka akuramo ka gapapuro akandambika imbere. Ubwo ndacyari mu itiku mu mutima, nzinga ibintu niko bisanzwe, nzinga ibintu niko bimeze. Nijoro nafashijwe mbwira umuntu twari tuvuganye kuri telefone, ndamubwira nti Yesu yabwiye abigishwa ngo bagume Yerusalemu barindire ibyo data yasezeranye. Noneho ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi mu nyumve, ariko mu minsi mike mwebweho muzabatirishwa umwuka wera n'umuriro. Ndangije ndamubwira ntumva nkubwire, abantu bazi ko ari bya bindi, bazi ko ari cya gitambaro utega, bazi ko ari kwa kugumirwa wagumiwe, bazi ko ari bwa bugumba bwawe, bazi ko ari bya bibazo byawe uhoramo muri famiye. Ariko gahunda y'amazi Yesu yayihinduye ku bantu bagumiye aho ari, abantu bamutinze imbere, ari abantu batitwaye nabi. Yesu aje gukoresha ikintu cyitwa umuriro, abandi bazi ngo turacyari mu mazi. Yavuye muri gahunda, muri make amazi yavuyeho, yavuye kuri gahunda, twinjiye muri gahunda y'umuriro. Kandi ndagira mbabwira ngo umuriro ikintu kwa no gutwika no gukongora, kandi ibintu bitakozweho n'amazi. Umuriro uraje kandi niba waratinze imbere y'Imana umuriro urabitwika ntibisigara. Imana ishimwe. Nangwane sanama yabo nibutsa abantu bari kunyumva turi imbere y'Imana yuko inzira y'ubutayu iramba, ariko nta mukiranutsi uyigwamo. Imana ishimwe. Reka mbisubire, inzira y'ubutayu nubwo iramba ariko nta mukiranutsi uyinogokera manganogoke. Imana ishimwe. Anawema yasize ari inzira y'ubutayu nubwo iramba ariko nta mukiranutsi uyigwamo. Data wera afata urupapuro arushyiraho urutoki arasoma. Twari uturongo nka dutatu twonyine n'umuryango wari handitseho byinshi. Yesu we asoma ubwa mbere aravuga ngo ndi Uwiteka naguhamagaye ufite imyaka 6 y'amavuko, ngusanze mu murima. Mana we ndiyizi. Abazi gahunda y'6 y'amavuko, nari kumwe n'ababyeyi banjye ndi guhingisha agasuka kitwa Nyirabunyagu cyangwa Inyamuro. Mbona umuzungu akajya ambwira ngo senga mwana wawe, kandi twari mu muryango udakijijwe ibigirwamana ari byinshi, nta mana yabaga iwacu yera. Ariko umuzungu amagaze imbere ambwira ngo senga. Nkajya mbwira mama ni uriya muzungu muri kumureba, nariko mama ni muramubona arabata, ariko noneho umwana arasaze. Ati se umuzungu hari uwo mubona arabati nawe tubo. Nikari kumbwira ngo ninsenganyujuje umwuka wera, nikari kumbwira ko ampamagaye, nikari kumbwira ko ngiye kumukorera, nikari kumbwira ngo tuzagenda n'urugendo rurerure mu nzira y'agakiza, nariko kwari kumbwira ngo nzahura n'ibikomeye byinshi ariko ntago azansiga mu bikomeye, azankomeza kugira ngo igihe nikigera nzakomeza abandi. N'uriya muzungu uri kubimbwira muri kumureba. Kuri 6 bamwe arayiherekeza, arabizirikana, abyitaho, abishyira mu bwenge bwe, abishyira muri gahunda ye, abigarura ngeze muri 20 ndi ku rutare ngaramyeho, ndi ku munsi mubi. Arabangwa ninjye baguhamagaye ufite 6 y'amavuko ngusanze mu murima. Ntiyariyo niyo n'ukuri. Numva ndapfuye, numva iraje, mvuze indunda avuga n'abarokore mwese muri hano mugabanyije volume data we. Nimucaceka manza imanza nyitera isari niye baba karame ni wowe. Ukamenya ko yaje, iraza ukamenya ko ariyo. Hari igihe uhura n'ibyiyitirira iyo ngiyo, ariko nabyo tujya tubimenya, ariko iyo ariyo turabimenya birasobanura. Imana ishimwe. Amina. Niyo asoma amakuru yo ku rupapuro aravuga atumva byagenze gutya bigenda gutya, wanyuzaho unyuraho urumva Imana yaje. Nanjye ubwo nacecetse nta tiku ngifite, nabaye mwiza niyoroheje. Yesu haleluya. Nangije aravuga ati rero uyu munsi wari uraha kubera impamvu y'ibigerageza Imana yakwinjijemo. Wazereraga ubutayu utarenganwa nuko wacumuye, utagorwa nuko wakoze ibyaha. Yari impamvu y'Imana wari uri kwiga. Ishuri rirarangiye, Uwiteka aravuze ngo sohoka mutahe, aje kugusubiza mu muryango nubwo umaze igihe barakwibagiwe. Nakugezemo aravuga izina ryawe bundi bushya, arasobanura isano mufitanye, aragukorera ubukavuga nk'uko yabigusezeranije. Nicyo cyatumye Imana iza kukubwira ngo kirarangiye. Imana ishimwe. Mumfashe mutere haleluya, biravanga Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Oh haleluya. Imana ishimwe. Data wera we. Ana we haleluya. Amina. Mani were baifo na fazi gedi banitando Shandro. Muri ritano harimo umuntu ufite akagufa ko mu mugongo kameze nk'akaturumbutse.
ngo ni ikibazo ako kagufu arakumva karagaragara karaboneka karumvikana na nostifo Imana irambwiye ngo iramukijije na abanyamarayika gakandara agasunika nk'usunika buto gasubirayo. Imana ishimwe. Amina. Ivugana nanjye icyo gihe irambwira ngo sohoka dutahe. Ndasohoka ndataha ibindi nzabibabwira ningaruka ukuntu byagiye. Narengeze ahantu navuze ngo ndi imbere ya muganga nibutse ko nigeze mpamagara Imana ikanyitaba. Mpita mbaza Imana nti muganga ko ambwiye ngo ndaryama amezi 4 n'igice ni aro nani witabe gorizandi shando tema ya birose Imana twumva tuyihereze icyubahiro. Oh haleluya. Imana ishimwe. Nijuru muri kunyumva ko muganga ambwiye ngo ngomba kuryama amezi 4 n'igice ntimwebwe muratangaza yahe makuru ko mujye mubaza Imana nk'abantu bayimenye bakayikurikira niba utarayisondetse ugira isoni ziki uterwa ubwoba n'iki. Ijwi ritarimbwira ngo mwana wanjye ayowe iki si igihe cyo kuryama kuri wowe n'igihe cyo gukora komeza akazi nzagukiriza mu kazi nusoma uzangaje. Haleluya. Nyimara kumva iryo jwi ntangire gufatwa n'ingingo yo gutitira. Amina. Muganga w'umusiramukazi ariruka funyamo asigaho ngaho ndi muri amina ariko arabangiza manda pavadi. Haleluya. Imana ishimwe. Asigaho ngaho ajya gutabaza abandi azana babiri aza bafashe mu maboko iburyo n'ibumoso ati muze mumfashe ati umurwayi wanjye ati sinzi ukuntu bigenze basanga ni muri amina haleluya Amina. bazagize ibyakoze n'abarokore basanze ndi muri ayo mavuta nabo bati amina batese bigenza biti hari ikimbwiye bati yangozama badirosha nitoriye forayi. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Nakiriye mu Muhima ku rusengero kwa Serema ndabyibuka ariko wambe mvuye kwa muganga ku yindi randevu bikaze mbwira Imana ntubushimwe ko ntaryamye reka nkomeza akazi ntambika ibirenge njya mu Muhima mfite ibipapuro byanditseho ko mfite ikibazo nzamuka harya hahoze hari isoko ry'inyama mu mabushari ntambitse ibirenge bakajya bagira ngo ndi gushaka umukorodoniya w'urukweto kandi nibitseho amabanga y'ibikomeye. Iyi Mana nubwo yari isinziriye ariko ikangutse ku bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Urusengero ntaranicara nsanga hari umutumishi nawe uri mu mavuta nsanga arimo kwigisha ariko ahumirije aravuga ati Imana yambwiye ngo hano hinjiye umugore uvuye kwa muganga. Imana iratuzi. Uwo mugore ati ndabona twite ati kandi bamuhaye ibisubizo bibi ati ndi kubona agomba gupfa ati kuko afite urugamba rukomeye. Arangije atariko Imana iri kunyereka ari mu myobo ati yayisenze kera ati iri kumunyereka hazamuka terera yishaka ati rimira munyereka mu mavumo wagira ngo niho iwabo niho yabaga ati Imana yavuze ngo nazahagarare hano tumutunga ibiganza beho ukora cyafite igihe cyo gukorera Imana ntari bupfe ni kuwiteka mbwiye ibintu by'ubwesikoro n'ubwenge bukeya n'ibitekerezo by'intuza na ya mibare yacu kuko duhora iyo turi naho tuba turi iwacu mu mubiri. Kamera rero hari igihe izigahita ikubwira ati buriya ati ni babandi n'ubu ndimo kuvuga ubu hari umuntu uri kwanariza ariko iyacu ntabwo bayanariza. Tera haleluya. Yavuga nkajya mureba ku maso ngo ndebe ko yeretswe uwo mugore yamubonye ninjiye cyangwa nkabona arahumirije ariko se kahumirije undi mutima ati ni wowe mugore se uri hano undi mutima abagore batwita se bose bari muri iteraniro abavuye kwa muganga bafite ibibazo umugore utwite utagira ibibazo nini undi mutima ati toka dayimani mu izina rya Yesu numva imbaraga zimfasha ziranerura ntagarara imbere. Arangije aravuga ati torero mwese mu mutunga ibiganza muvuga ngo Hamani umuhiga turamumanitse. Yewe data we dore ngo Hamani turamumanika mu Muhima mu rusengero ca mu migozi mu restaurant rura bafure nirukanka n'ingoma na anamayi hode boria numva amavuta numva ndibukire numva byaje bakirimo gusakuza avuga ati turamumanitse babati Hamani umuhiga ntuhiga data higa mama kwa sogokuru aho nashatse aho nabuze hose turamumanitse sekuru kiwacu manika Hamani bahiga ndangije nsiga bari mu mavuta ndasohoka nikora niyongere
niyongere igaruke Imana niyongere igaruke niyongere igaruke niyongere igaruke niyongere igaruke niyongere igaruke niyongere Niyongere igaruke